kuba umuyobozi w'abandi noneho mu gihugu bisaba kwigengesera bihagije kuko ikosa rito cyane rishobora gutuma useba kakahava. Rero nk'abandi bayobozi bose bo ku isi n'abayobozi bo muri Afurika nta bushobozi bafite bwo kwirinda ibihe byo guseba imbere y'abaturage bayobora iyo batabyitwayemo neza. Ku guseba kwabo kunyuranye harimo kuvuga ibiterekeranye, kugwa cyangwa se ibindi bitunguranye ku muyobozi bituma abaturage bamucishamo ijisho. Muri iki kigereranyo cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe abayobozi bamwe bo muri Afurika bagiye basebera imbere y'abaturage n'ibintu binyuranye byatumye basebera imbere y'abaturage, bagafatwa amavideo kuri kamera, noneho video zabo zigakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga abantu bazitangaho ibitekerezo binyuranye. Iyi video igamije kukwereka neza ingero za bimwe mu bintu umuyobozi wese aba akwiye kwitaho cyane ko aba ari urugero rw'abandi mu gihugu. Niba uri umuyobozi cyangwa umuyobozi w'ejo hazaza, ndabizi urakuramo amasomo y'imyitwarire nuko bikwiye kwigengesera ngo utazasebera imbere y'abo uyobora. Wowe menya neza niba wakanze like na subscribe. Yumva kandi gutegura ikigereranyo nitwa Robert Kiza. Duhere ku mwanya wa 10 turasangaho Robert Mugabe wari perezida wa Zimbabwe. Igihe Robert Mugabe yasebye cyane igihe yari avuye muri Ethiopia mu nama ya African Union Addis Ababa muri Ethiopia. Robert Mugabe yaranyereye yitura hasi mu buryo butunguranye cyane akiva kuri bya byuma abantu bafataho bamanuka isikariye ku kibuga cy'indege i Harare. Mugabe wahoze ari perezida wa Zimbabwe, iyi video ye agwa hasi yarasakajwe cyane henshi ku mbuga nkoranyambaga, abantu batangaho ibitekerezo binyuranye ku bijyanye n'ubuzima bwe. Gusa hashize iminsi Mugabe yasubije yabibazaga ibyo bibazo ngo ntacyo yabaye uretse kunyerera gusa, nubwo abenshi bavugaga ko akuze cyane rero akaba ari izabukuru zibitera no kugenda adafite inkoni yo kumufasha. Ku mwanya wa 9 turasangaho Cyril Ramaphosa, perezida wa South Africa ubu ngubu. Mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa yashizwe kuri televiziyo mu gihugu cye live ngo yigishe abanya South Africa ibyiza byo kwambara agapfukamunwa, maze nyuma yo gutanga imbwirwaruhame ahitamo kwerekana uko bikorwa, mbese ashaka kuba urugero rwiza no kwigisha abaturage uko agapfukamunwa kambarwa. Gusa bimuhindukira ingorane zikomeye ubwo we ubwe yananirwaga kwambara agapfukamunwa neza nk'uko uri kubireba, apfuka isura ye yose aho kwambara neza agapfukamunwa. Video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga rero, maze abantu batanga ibitekerezo binyuranye banakora challenge bise Wear Mask Challenge. Ku mwanya wa 8 turasangaho Mwai Kibaki, perezida wa Kenya. Mu buryo butunguranye cyane habaye ibirori wahoze ari perezida wa Kenya Mwai Kibaki hatirizwa n'umugore wa Rusi Kibaki gutanga public statement cyangwa se itangazo rigenewe rubanda rivuye mu biro bya perezida, ababwira ko afite umugore umwe gusa akunda cyane kandi ko nta wundi uretse Rusi Kibaki wahoze ari first lady wa Kenya. Rusi Kibaki yarahagaze neza iruhande rwe muri ako kanya. Nyuma yo kuvuga ibyo, umugore we first lady yahise avuga ngo niba hari umugore bamusangiye ngo naze nawe abivuge imbere aho ngaho. Ibi byatewe nuko ko hari ibihuha ko uwahoze ari perezida Mwai Kibaki yari afite umugore wa kabiri witwa Mary Wamburi. Reka mwiyumvire uko yabyivugiye we ubwe. This is my wife, Lucy. You know, and I know, and everybody else knows that I'm married and I have only one wife. And everyone in Kenya, this is my wife. Uyu ni umugore wanjye Rusi. Murabizi, nanjye ndabizi, na buri wese arabizi ko nashingiwe kandi ufite umugore umwe, kandi buri wese muri Kenya arabizi. Ibi byabaye kuri perezida ntibisanzwe na gato ko umuperezida uwo ari we wese ashobora kugenda imbere y'itangazamakuru cyangwa se imbere y'abaturage, umuperezida akavuga ko afite umugore umwe nkaho abaturage batazi ko ari we wenyine afite kandi akwiye kuba afite. Rero bitewe n'imyitwarire y'uyu mugore no gufuha kwinshi cyane, byatumye umugabo we yatanga itangazo rivuye mu biro bikuru bya perezida ko afite umugore umwe gusa ari we Rusi Kibaki.
Ku mwanya wa karindwi turasangaho Bola Ahmed Tinubu, perezida wa Nigeria. Bola Tinubu yaranyereye yitura hasi ubwo yari ari kurira ya modoka abaperezida bagendamo basuhuza abaturage. Icyo gihe hari ku munsi bizihizagaho umunsi igihugu cya Nigeria cyaboneyeho demokarasi. Gusa Tinubu yarahagurutse bakomeza ibirori ameze neza. Nyuma Tinubu yaje gusubiza abibazaga ibibazo byinshi, yatebya cyane ngo yarari guha icyubahiro abakurambere be. Nk'uko uri kubireba kuri video uburyo yaguye mu buryo budasanzwe, nyine abaturage batiteguye. Ku mwanya wa gatandatu turasangaho Salva Kiir, perezida wa Sudani y'Epfo. Uyu we Salva Kiir we ibyamubayeho biratangaje cyane, kuko we bitandukanye no kugwa cyangwa se kuvuga imbwirwaruhame ukajijinganya, ahubwo we icyamubayeho muri ibi ngibi nuko mu gihe cy'ibirori byo gutaha umuhanda muri Sudani y'Epfo, perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yananiwe kwikomeza no gukomeza uruhago rwe maze birangira yinyariye. Ibi byagaragajwe n'ikizinga cyari ku ipantaro ye mu mafoto n'amavideo byafashwe ubwo bari mu birori byo gufungura uyu muhanda. Ibi byatumye abanyamakuru bo muri Sudani y'Epfo 6 ngo bashyize iyi video hanze bafungwa, banagaragaza ibimenyetso by'uko koko Salva Kiir iki gihe yari yinyariye. Gusa nk'uko ubyumva neza, kugira ngo wowe perezida w'igihugu runaka iyo uzi ko hari ibirori cyangwa se ibirori biri mu mare igihe kinini, bisaba kwitunganya neza no kuyobora uko uri buze kuba umeze n'uburyo witwara muri icyo gihe. Aha urumva ko Salva Kiir ibyamubayeho byo bisa n'ibitunguranye ku bandi twarebye haruguru. Ku mwanya wa gatanu turasangaho Mose Ali, umuyobozi wo muri Uganda. Video yiwe yakwirakwijwe ahantu henshi kuko uyu Mose Ali niwe Deputy Prime Minister wo muri Uganda. Ibyatumye abantu benshi banatangara bakanabifata nk'igisebo, nuko yashakaga kwerekana uburyo azi guconga ruhago maze iramuconga. Mu birori byo gufungura irushanwa ry'umupira w'amaguru muri Uganda, aha yashose umupira maze yitura hasi bitunguranye, gusa abashinzwe umutekano we bahise baza baramuhagurutsa na bwangu. Nuko rero video ye yari yafashwe yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu bayitangaho ibitekerezo bitandukanye bitewe n'uburyo ki we ubwe yari ameze. Benshi banavuga ko ataragakwiye kwitwara mu buryo ki yerekana ko azi gukora ibintu kandi azi ko atabishoboye. Ibi byahise bimushyira mu bayobozi bahuye n'ibisebo mu buryo butunguranye cyane. Habinerekana neza ko mbere yuko ubanza gukorera ikintu uri umuyobozi, uba wabanje kureba neza koko niba icyo kintu ugifitemo ubasha cyangwa se ushobora kugikora. Ku mwanya wa kane turasangaho Uhuru Kenyatta, wari perezida wa Kenya mu bihe bitambutse. Video ya Uhuru Kenyatta yagaragajwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bayitangaho ibitekerezo ngo akunze kugaragara yasinze. Rero muri video yabihamije cyane, uyu wari perezida wa Kenya yagaragaye neza nk'uwasinze nk'uko nawe uri kubireba kuri ayo mashusho. Gusa Uhuru Kenyatta ngo kugaragara mu ruhame asa n'uwasinze ntago bwari ubwa mbere bimubayeho. Byumvikana neza ko abenshi bari basanzwe bazi iyo myitwarire yiwe ariko batabihamya neza, nk'uko iyi video yo ubwayo yaje yibyihamiriza. Ku mwanya wa gatatu turasangaho Yaya Jammeh, wari perezida wa Gambia. Yaya Jammeh wari perezida wa Gambia yari afite uko yizera gutandukanye cyane n'abandi, kugeza ubwo yavuze ko afite imbaraga zo kuvura sida n'ibindi byuririzi byayo. Rero yahatirije abantu benshi barenga ibihumbi babana n'agakoko gatera sida kureka imiti y'abazungu maze bakajya bakoresha iyo we ubwe yavumbuye ikoze mu byatsi. Gusa igisekeje nuko mu miti yose yatanze nta n'umwe wigeze ukiza umurwayi n'umwe. Rero abaturage be bananiwe kwihangana, bamushinja kugira abantu injiji. Muri iyo minsi abantu benshi barwaye sida barapfuye, abandi bazahazwa nayo bikomeye cyane kuko batari bari gufata imiti yabugenewe igabanya ubukana bwa sida. Uyu muperezida wari wigize umuganga byaramukomeranye cyane mu gihugu cye no ku isi hose, baramunenga bikomeye cyane. Aha ngo ko wumva yashatse kwihindura imana mu gihugu cye, agaragaza ko hari ibintu byinshi yashoboye mu baturage, agaragaza ko hari ibintu byinshi yashoboye gukora birenze ibyo abaturage bamwifuzaho.
Ku mwanya wa kabiri turasangaho Jacob Zuma wari perezida wa Afurika y'Epfo. Uyu Jacob Zuma wahoze ari perezida wa South Africa igihe yari gutanga imbwirwaruhame byaramukomeranye ubwo yananirwaga kuvuga ijambo no kurisoma neza ryo mu Cyongereza rivuga ngo in the beginning. Yumvire nawe uko yabivugaga. In the beginning, in the beginning, yeah, listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning. Ku mwanya wa mbere turasangaho Paul Biya perezida wa Cameroon. Paul Biya ubu niwe perezida ukuze cyane mu isi, akaba amaze ku butegetsi imyaka irenga 40. Yagiye agira guseba inshuro nyinshi mu bihe bitandukanye, ahanini bitewe n'izabukuru arimo. Mu bisebo byose yagize icyarenze ibindi ni igihe bari mu nama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika yitwa The US Summit yabereye muri Washington DC. Yahageze yacanganyukiwe, ameze neza nk'umuntu utazi yo ajya, maze nyuma yo kwicara ahita abaza ngo ninde ushaje cyane muri iyi sare. Ibi byabereye imbere y'abayobozi bose bo muri Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uku kuzubara kwa Paul Biya kwatumye abantu benshi bibaza ku miyoborere y'igihugu cye nuko akora imirimo ye mu gihe adashobora kwihagararaho imbere y'abantu ngo yerekane ko wameze neza. Nk'uko uri kubireba ku mashusho neza, yasaga n'umuntu wacanganyukiwe cyane. Ibi rero byahise bigaragaza ibibazo Cameroon ihura nabyo bitewe no kugundira ubutegetsi kwa bamwe. Hari imyitwarire myinshi yagiye igaragazwa n'abayobozi benshi muri Afurika tutavuzeho, gusa wowe niba hari abuzi uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri comment, unaduhe n'ingero niba hari ubuzi ushobora kuba waragize igisebo kirengeje ibyo twavuze haruguru, ubisangize n'abandi. Ubwo rwari urutonde rw'abayobozi bagiye bahura n'ibintu bidasanzwe, maze bigatuma baseba cyane abantu bakongera bagatera akajisho ku bushobozi bwabo, banibaza byinshi kuri bo niba koko bakwiye kuba babayobora. Rero niba wakunze ino video wayiha like ukayisangiza n'abandi. Yumvaga kandi wagutegura icyegeranyo nitwa Robert Kiza. Niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi ufite wadusangiza hasi muri comments. Subscribe. Shalom.